pfukamishijwe kuri iyi kamera no gutambutsa ubutumwa Imana yampaye. Na mayerekwa ageze kuri 2 nabonye, ariko rimwe niryo ritumye mfukama. Ndasoma ibice 12 n'umurongo wa 54 wo mu rwandiko cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Luka. Mbere yuko nagira icyo mvuga, ndabanza gusaba imbabazi Abanyarwanda cyangwa se abari hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri bihugu bya Afrika cyangwa n'ahandi hantu ku isi, aho naba narakandagiye hose mu rugendo rw'ivuga butumwa. Wansitayeho ndamubabariye, ariko nanjye uwo naba narasitayeho musabye imbabazi ngo mbabarire. Iryo ni ryo jambo rya mbere mbanza kuvuga. Hanyuma mu minsi mu ijoro ryashize ejo, ngira ngo nejo hashize, nagize iyerekwa mbona ndahantu umwuka njyana ahantu hafi nabonaga hari inzu, ariko nkajya mbona abantu benshi. Ubugingo TV1. Yes, reka nongere mbasubize mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na ninjoro. Reka mwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben nk'ibisanzwe, reka nkwiye ikaze ku Bugingo TV1. Nkwibutsa gukora subscribe kuri utarigeze uyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, 5 kuri 5 updates zacu zikugeraho mu buryo bukoroheye cyane. Uyu munsi rero twagize umugisha udasanzwe wo kwakira umukozi w'Imana Kimanuka Jean Paul. Reka banze mu ikaze noneho yibwira abantu mwumve ni mu muyiko yiwe, tubone ko twinjira mu kiganiro tuziranye. Nitwa Jean Paul Kimanuka. Hanyuma nicajwe kuri iyi kamera no kuvuga amayerekwa ageze kuri 2. Yego. Birumvikana ibyo by'amayerekwa ntiwari ubimbajije, ariko nshatse gukubita mbangura kuko ntabwo ari ngombwa cyangwa se ari byiza ko ufata igihe cyo gusobanura ngo ujye gusobanura ibijyanye n'amayerekwa, ujye gusobanura message y'Imana, ahubwo bugomba nyine gukubita ubangura mu by'ukuri nk'umuntu cyane. Yego. Hanyuma rero murakoze cyane kuba mutwakiriye. Birasanzwe ko ubundi mba nihisha inyuma ya kamera, ariko uyu mwanya nemerewe kuza imbere ya kamera noneho kugira ngo Imana yanyeretse muri iyi minsi gitambutse. Yego, tugahe ikaze rero. Reka duhe n'ikaze abadukurikiranye, duhaze kwihangana bagumane natwe kugeza ikiganiro kije gusoza. Hari byinshi bagiye kungukiramo biza kubagirira umumaro. Reka nkwinginge banze dusengere Imana kugira ngo tuze kubana mu kawera. Ugize neza cyane kubwira abantu badukurikiranye ngo baze kubana natwe mu gutangira no mu gusoza. Nanjye nta gahunda mfite yo kuza kugira uwo ndambira, kuko nyine ibyo mvuga ni bikeya. No kuvuga message ubundi ngacaho nkagenda. Data wa twese mwiza, habwa icyubahiro, witwa Imana, uri Kristo mwiza, Yesu urahambaye urakarama. Nari nkwinginze ngo unyemerere nkuko Uwiteka wabiganirije umutima wanjye mu bicuku by'amajoro. Nari nkwinginze ngo ntaba ari jye ahubwo aba ari wowe. Mu yandi magambo, nubwo isura yanjye igiye kugaragara kuri iyi kamera, unyemerere umwuka wera asansibirize mu bantu bawe icyo ushaka kubamenyesha. Ugize neza cyane. Tangirana nanjye mwene data uyoboye iki kiganiro, ubane nawe kandi n'ukuri utwishimire. Ntitubabo gucirwaho iteka kubw'ibyo tugiye kuvuga, ahubwo tube tugiriwe imbabazi, tube dufashijwe, tube dutabawe, kugira ngo n'abadukurikirana bose batabarwe. Mu izina rya Yesu urakoze urakarama. Amen. Amen, amen. Hanyuma urakoze cyane. Nyemerera ubu butumwa ngiye gutambutsa mbanze nkora igikorwa gitoya, hanyuma nimara kugikora unyemerere mbonere ko kuvuga icyo Imana yambwiye. Ndibuze gusaba unyegere umfashe mikoro cyangwa se reka nyigufashe nta kibazo. ntacyo wenda nishaka nanayifate.
mfukamishijwe kuri iyi kamera no gutambutsa ubutumwa Imana yampaye. Na mayerekwa ageze kuri 2 nabonye, ariko rimwe niryo ritumye mfukama. Reka mbanze some iri jambo, iyi mirongo nk'ibiri. Iyi mirongo igeze nko kuri 2. Ndimo ndabona hano hari umuyaga uteye ubwoba uri kugurutsa impapuro za Bibiliya. Ndasoma ibice 12 n'umurongo wa 54 wo mu rwandiko cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Luka. Umurongo wa 54 uravuga ngo, reka mvuge umutwe w'ijambo, abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Haravuga ngo nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Hanyuma imirongo nashakaga gusoma ni iyi ngiyi. Mfukamishijwe kuri iyi kamera, mbere yuko nagira icyo mvuga ndabanza gusaba imbabazi abanyarwanda cyangwa se abari hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri bihugu bya Afrika cyangwa n'ahandi hantu ku isi, aho naba narakandagiye hose mu rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se nabo twagiye tubana mu buzima busanzwe. Uwari we wese naba narakomerekeje tuganiriye, wari wese naba naragize ijambo mubwira, uwaba yarampamagaye simwitabe neza, uwo naba narasubije imvugo musubirishije ntayakire neza, ntiyumve ko mu by'ukuri wenda nyivuganye umutima nyine nk'uwo nakagombye kuyivugana. Birashoboka yuko umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro ashobora kucyumva cyangwa se ubu butumwa ashobora kubwumva, ariko wenda akibuka ko hari aho naba naramusitayeho. Ari uwansitayeho ndamubabariye ndi kuri iyi kamera, ari n'uwansitayeho uwansitayeho ndamubabariye, ariko nanjye uwo naba narasitayeho musabye imbabazi ngo mbabarire. Iryo ni ryo jambo rya mbere mbanza kuvuga. Hanyuma mu ijoro ryashize ejo, ngira ngo nejo hashize, nagize iyerekwa mbona ndahantu umwuka njyana ahantu hafi, nabonaga hari inzu, ariko nkajya mbona abantu benshi buri wese aragenda afata umuntu bafitanye ikibazo akamukurura, yarangiza akamujyana muri ya nzu akajya kumusaba imbabazi bakikiranura. Hanyuma nakomeje kureba icyo gikorwa, nkajya mbona abantu benshi barimo barabikora, ariko nza kubwirwa n'ikintu cyari kibiteye. Nahawe ubutumwa ngo isi igiye kubamo ikintu gikomeye kigiye gutuma abantu benshi bagira ubwoba. Isi igiye kubamo ikintu gikomeye. Icyo kintu ntabwo nabashije kumenya icyo ari cyo kigiye kuba, ariko icyo kintu kigiye kuba gitere abantu bose ubwoba, kugera ku rwego umuntu wese azikirisha gusaba imbabazi mugenzi we, kubera ko abantu bagiye bahemukirana, ariko kwa guhemukirana kukaguma mu mitima yabo bakagira uburyarya. Ariko nabonye icyo kintu kigiye kuba kigiye gutuma n'abatarajyaga bifuza kuvugana. Umwanzi, uwo umuntu yitaga umwanzi kuri we akamuhamagara akamufata akamubwira ngo ngwino twikiranure kuko ikintu kigiye kuba cyangwa se ikintu kibaye, nta wundi mwanzuro dusigaranye. Nabonye abantu bikiza, nabonye abantu batabara ubugingo bwabo, batabara ubuzima bwabo binyuze mu gusaba imbabazi. Muri abo ngabo nabonyemo n'umuntu
wambabaje mu buzima. Uwo muntu yarambabaje, arambabaza ku rwego rukomeye, anzengurukana isi yose, anyamamaza ku ma YouTube channel, arankomeretsa, ankomerekeresheje amagambo n'ibikorwa by'ubugome yagiye ankorera, arantukaranyandagaza ku rwego rukomeye. Uwo muntu naramubonye, cyakoze sinshaka kumuvuga. Nabonye nawe ubwe atabaza, arimo arambwira ngo ninze tugende ngo twikiranure, ngo twitabare. Arabanza yinjira mu nzu, musubiza amubwira ko nta kibazo yewe mfitanye nawe. Hanyuma aragenda yinjira mu nzu, ariko umutima uramurya kuko kwari ukwikiza. Mu yandi magambo, gusabana imbabazi byonyine, guhana imbabazi, kubabarirana, hirya ahangaha bigiye kuba idasanzwe, bigiye kuba ikintu kidasanzwe, kuko abantu benshi bahemukiranye bagiye gusabana imbabazi, ntawe ubategetse gusabana imbabazi, ahubwo icyo kintu ntigeze menya icyo ari cyo, nicyo kintu kigiye gutuma abantu bifuza kubabarirana. Uwo muntu rero yakomeje kunsaba ngo ningende, ngo rwose ngo tubure, ngo twirwaneho. Bwa mbere ndamuhakanira, hanyuma arongera arasohoka bwa kabiri, arongera, kuko abandi binjiraga mbona buri wese ari gukurura uwo bafitanye ibibazo, ariko we mu kwinjira yinjiye wenyine kuko atashakaga kumvugisha. Ntabwo byari bimworoheye kuba yaza ngo amfate ngewe anjyane muri ya nzu, wenda ngo agende ajye kunsabiramo imbabazi. Hanyuma agakomeza ahagarara nkariya, agakoresha ijwi rye ambwira ati rwose ntabaruze hano twikiranure. Abikoze inshuro ebyiri, biza kurangira ngezeho ku munota wa nyuma ndavuga ngo uyu muntu, kuko nari mbonye abantu batangiye kunseka bibaza uburyo umuntu arimo arashaka yuko yansaba imbabazi, hanyuma ngewe nkamwirengagiza. Ndangije ngezeho mfata decision yo kuvuga ngo reka ngende, hanyuma numva ibyo avuga ngo tubanze twicarane, hanyuma abanza asubiremo ubugome bwose yagiye ankorera, hanyuma twikiranure. Iryo yerekwa ryaje kurangirira aho ngaho. Mbona rirangiye muri ubwo buryo gusa, abantu barimo bafata umwanzuro wo kwikiranura. Mu yandi magambo rero, message mfite Banyarwanda, aho muri hose, umunyarwanda n'undi baba bafitanye ikibazo, hakiri kare asange mugenzi we amusaba imbabazi. Yaba uwakubabaje, yaba uwaguhemukiye, yaba uwakugiriye nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umusange, umubabarire, kandi nawe akubabarire. Umugabo n'umugore bababazanyirije cyangwa se bahemukiranye, umugabo wawe umusaba imbabazi. Umugore wahemukiye umugabo asanga umugabo we amusaba imbabazi. Umugabo wahemukiye umugore asange umugabo we, asanga umugore we amusaba imbabazi. Umwana wababaje umubyeyi asanga umubyeyi amusaba imbabazi. Umubyeyi wahemukiye umwana, iri tangazo aryumve, asanga umwana yahemukiye amubabarire, amusaba imbabazi. Umukazana wahemukiye nyirabukwe asanga nyirabukwe amusaba imbabazi. Umukwe wahemukiye sebukwe, inzego zose, umuvandimwe wahemukiye undi amushake amusaba imbabazi. Igihe kirageze, iminsi iraje. Icyo kintu nabonye ntigeze Imana yankinze ntimbwire icyo ari cyo, kigiye gutuma wowe ubwawe ku giti cyawe iri tangazo numara kuryumva, ibyo byose bitaraba, icyo kintu kitaraba, ukoresha ibishoboka byose. Umupasiteri wahemukiye itorero, ushake abakristo bawe basaba imbabazi. Abakristo bahemukiye umupasiteri, mushake umushumba mumusaba imbabazi. Ndimo ndatanga itangazo, Imana Data wa twese ingendereye integetse, yanyemeje kubwira Abanyarwanda, kubwira isi yose, kuko nabonaga icyo kintu ntabwo ari ukuvuga ngo kigiye kuba mu Rwanda gusa, oya, nabonye isi yose isabwa kubabarirana mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Hanyuma mu byumweru bigeze kuri 3 bishize, hari ikindi kintu nabonye. Ndimo yerekwa ndyamye nijoro, nabonye umugabo witwa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
nabonye yatsinze amatora, nabonye yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikintu cyantangaje, nabonye isi yose iguye mu kantu, ikagushijwemo n'uburyo Donald Trump yatsinze amatora yo muri Amerika. Ibyo bintu narabibonye kandi mbibona ari kumanywa, nta nubwo hari nijoro ngo mvuge ngo wenda nibyo nari natekereje. Oya, nta n'ikintu kidasanzwe, nta n'ikintu nari nigeze ntekereza. Mbonereho no gutangariza abantu badukurikirana, reka mpaguruke nicare. Mbonereho no gutangariza abantu badukurikirana, mbatangariza aya makuru. Abantu benshi ntabwo bemera ibintu by'amayerekwa cyangwa amahishurirwa. Abantu benshi ntabwo bemera ibintu by'ubuhanuzi. Abantu bamwe na bamwe ntabwo bemera imvugo y'Imana. Iyo tuvuze ko tweretswe, abantu bamwe na bamwe barabipinga. Iyo tuvuze ko twahishuriwe, twumvise ijwi ry'Imana, abantu benshi barabisuzugura, ntabwo bapfa kubyemera. Ariko mbibutsa aya makuru, niba ufite akanwa ko kuvuga, ibuka yuko uwakuremye avuga kukurusha. Niba ufite amaso yo kureba, gerageza wibuke yuko uwaguhaye amaso akurusha kureba. Niba ufite ubwenge ukaba ufite n'ubuhanga, ukwiriye guhora wibuka yuko uwakuremye afite ubuhanga bukurusha kandi afite n'ubwenge bukurusha. Nongere ngutangariza aya makuru, ufite amaguru yo kugenda utihaye, Imana yaguhaye amaguru igenda kukurusha. Ufite amatwi yo kumva, ariko ndagutangariza ngo Imana yakuremanye amatwi iyo yumva kukurusha. Mu yandi magambo rero, nubwo uriho, ntabwo uriho kuko wibeshejeho, ufite uwakubeshejeho. Impamvu itumye mvuga ibi ni ukugira ngo wowe utajya wemera ko Imana ivuga, mwibutse yuko icyo kintu wakibeshyeho, kuko wisanze uvuga, wisanga urya, wisanga uriho, wisanga uhumeka, ariko uwaguhaye guhumeka uramwirengagiza. Reka nitangire ubutumwa. Nabonye isi yose iguye mu kantu, igwa mu kantu ikagushijwemo n'uburyo uwitwa Donald Trump yatsinze amatora. Ngiye kubona mbona umuntu bahanganye uyu munsi ariwe uwitwa Kamala Harris, uyu munsi ari vice president wa Joe Biden wa Amerika. Murabizi ko cyangwa se bamwe na bamwe bagiye babyumva ko uyu munsi ari we mukandida wasimbuye Joe Biden ku bigendanye no kwiyamamaza kuri iyi manda. Nabonye uhereye kuri Harris Kamala, mbona ngo aguye mu kantu ku buryo budasanzwe. Ngiye kubona mbona amateleviziyo n'amaradiyo, ngiye kubona mbona abantu b'isi yose, abazungu n'abirabura, umubumbe w'isi muri rusange, ngo mbona uguye mu kantu ukagushijwemo n'uburyo Donald Trump yatsinze amatora. Mbona habayeho kumirwa, mbona ku mateleviziyo niyo nkuru, mbona ku maradiyo niyo nkuru, bibaza ngo bigenze bite, kwibi bintu bitari byitezwe, kwibi bintu nta muntu wari ubizi, binyuze mu zihe nzira, byakozwe bite, ni iki cyabayeho, mbese ni izihe mbaraga zikoze ibi bintu kugira ngo Donald Trump abe perezida wa Amerika. Hanyuma iryo yerekwa narivuyemo gutyo, nibyo nabonye, nta bindi, nta n'ikindi kintu nshaka kubabwira. Wakibaza ngo jewe nafashe umwanya wo kwibaza ngo jewe ko ndi umunyarwanda, Donald Trump akaba ari umunyamerika, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ni iki gitumye ubizana? Icyitonderwa, ntabwo ibi bintu mbivuze nk'ubuhanuzi ngo mbabwire ngo nimuramuka mubibonye ngo muzanyemere ngo muvuge yuko ahari wenda ndi karosi, ahari wenda nerekwa cyangwa se mpishurirwa. Oya, ntabwo ari icyo kintu gitumye mbibabwira.
cyakoze nanone mbibabwiriye kugira ngo nibiramuka bibaye muzamenye ko imigambi y'abantu itandukanye n'umugambi w'Imana. Abantu bareba nk'abantu, Imana nayo ikareba nk'Imana. Birashoboka ko Amerika ndetse n'ubuyobozi bwayo uyu munsi bwaba bufite umurongo runaka bwihaye mu kuyobora isi cyangwa se no mu kuyobora abanyamerika, ariko ibyo nimuramuka mubonye bibaye muzamenye ko Imana idakora nk'abantu, muzamenye ko Imana itareba nk'abantu. Icyitonderwa nongere mbisubiremo, ntabwo ibi mbivuze nk'ubuhanuzi, mbivuze nk'amayerekwa nabonye. Nibiramuka kandi bitanabaye ntihazagira uza kuntera amabuye ngo avuge ngo ba bantu ngo berekwe ibidasohora, ngo abantu ngo bahanura ngo ibidasohora. No, niyegsikije hakiri kare. Nibiramuka bibaye muzamenye ko Imana itareba nk'abantu. Nibiramuka kandi bitanabaye nabwo nongere mbabwire ngo jewe sinirotesha, ntabwo niyereka, ntabwo nihishurira. Imana yo mu ijuru niyo yereka. Ibije nsinziriye nyine biraje, ntabwo nigeze mbisaba ngo bize, ntabwo nigeze njya kuryama ngo mvuge ngo uze kunjyana mu bya Amerika. No, jewe niba ndyamye ndaryamye, ibyo mvuze mbivuze nk'umuntu wabibonye ndyamye. Kandi impamvu mbitangaje nuko hari n'ibindi byinshi nagiye mbona muri ubwo buryo nsinziriye, nkabibona ku bantu runaka kandi nkabashyitsaho ubutumwa bwabo bigahura nuko koko ari Imana yari yabinyeretse. Ibyo nabyo rero mbibabwiye ngo mumenye gusa ko Imana ivuga, mumenye kandi ko n'Imana ikora. Cya kabiri mumenye ko Imana itareba nk'abantu. Cya gatatu mumenye ko Imana itavuga nk'abantu. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo nta n'ikindi kintu kiriyo ndibuze kubabwira. Oya, nta muntu n'umwe nkeneye ko azavuga ngo kimanuka ngarerekwa, ngo kimanuka ngararota. No, nta rwose niyegsikije hakiri kare. Hatazanagira n'umpamagara, hatazanagira n'uvuga ngo kimanuka ngo bya no, ntabwo ariyo ntego. Uwiteka Imana niwe Mana kuri jewe. Niba hari ibyo mbonye mbibonye kubwe, ntabwo mbibonye ku bwanjye. Nta ruhare na rumwe njya ngira mu kwerekwa cyangwa mu kurota. Ibyo byose iyo mbivuze mba mbivuze kugira ngo data himbazwe, so kugira ngo menyekane. Rero nari nicajwe hanga no kubaha ubwo butumwa. Umuntu wese aho ava akagera, unkurikiranye uri muri Amerika, hindukirira umuntu wahemukiye umusaba imbabazi. Niba unyumvisha uri mu Burayi, hindukirana umuntu wahemukiye umusaba imbabazi. Ushobora kuba ari hano muri Afurika, ashobora kuba ari n'ahandi hirya ku isi. Fata telefone yawe uhamagara umuntu wahemukiye, umubwire ngo ngusabye imbabazi. Fata telefone yawe uhamagara umuntu warakariye, umubwire ngo ngusabye imbabazi. Yaba ari we waguhemukiye cyangwa ari we wamuhemukiye. Icyo narindimo mvuga, ubutumwa Imana yampaye nukuvuga ngo hagiye kubaho ikintu gituma buri wese asaba imbabazi mugenzi we. Ubutumwa nabagezagaho nubwo ibindi byose ndeka nsenge shyireho umusozo kuri ubu butumwa. Nababwiye ngo nturambirwe, sindi buze gutinda, sinje mu by'ibyorezo byabo. No, ntabwo ari byo bintu byanyicaje ahangaha. Gahunda yanjye ni ugutambutsa message kandi nta bundi busobanuro. Gusa ijambo muryibuke ryavuze ngo iyo mubonye imvura igicu giturutse iburasirazuba muravuga ngo imvura iragwa, ngo bikaba. Ngo iyo mubonye ngo igicu kirimo cyerekeza ikusi burengerazuba muravuga ngo imvura iragwa, ngo kandi niko biba. Nuko Yesu arimo arabaza abanyamerika, arabaza abanyaburayi, arabaza abanyarwanda n'abanyaziya, arabaza abanyafurika, arabaza. Yesu arimo arabaza abazungu n'abirabura, aravuga ngo none ubwo bimeze bityo, ni iki gituma mutamenya iby'iminsi n'ibihe? Ni iki gituma mutamenya iby'iminsi n'ibihe? Ni iki gituma abanyarwanda mutari kubona iby'iminsi n'ibihe? Ni iki gituma abirabura n'abazungu mutarimo murabona iby'iminsi n'ibihe? Ni iki gituma abapastori bahagarariye bashumbya amadini? Ni iki gituma abakristo mwitirirwa izina ry'Imana muhora muvuga ngo murasenga? Sorry, ndarwaye igituza. Ni iki gituma abitwa abahanuzi? Ni iki gituma abitwa abavuga butumwa?
niki gituma bitwa abanyamasengesho bari hirya no hino mu Rwanda, bari hirya no hino mu mahanga, gituma mutamenya iby'iminsi n'ibihe? Icyo nicyo kibazo Yesu abahaye. Uwo niwo mukoro Yesu abahaye. Cyo nicyo kibazo, ubwo nibwo butumwa mfite, n'ubuvuga ngo niki gituma mutamenya iby'iminsi n'ibihe. Ntabwo nakomeza gutinda muri ibyo. Kibazo cyari icyo ngicyo. Mbariza umuntu mubanye, mbariza umuntu muturanye, mbariza umugabo wawe, umbariza umugore wawe, umbariza umwana, umumbarize ngo umve uko Yesu arimo arabaza ngo niki gituma mutamenya iyi minsi n'ibihe. Urakoze cyane data wa twese mwiza, habwa icyubahiro. Ndagushimiye ku butumwa wampaye mbutambukirije kuri iyi kamera. Ndagushimiye, haleluya, kwico wampishuriye kandi icyo wanyeretse gitambukirije kuri iyi kamera. Ubwanjye nababariye abangiriye nabi, ubwanjye nababariye abampemukiye, ubwanjye nababariye abantutse, ubwanjye nababariye abanyanga, ubwanjye nababariye abandwanya, ubwanjye nababariye abampemukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwiteka ubabarire, yababona hemukiye, yababona komerekeze, yababona sitayeho, umbabarire ku bwabo kandi nabo babarire ku bwanjye. Urakoze cyane, iri tangazo nyemerera buri wese uzaryumva, haleluya, buri wese uri buze guhira itangaza agaciro. Uwiteka umubarane mubabazwe, kandi Uwiteka tunganya imigambi. Ndabyibutse Yesu ubwo wansangaga mu mwaka 2021 warambwiye ngo igihe kiraje ngo abantu bagiye kongera guhiga imihigo bundi bushya. Urakoze cyane kuko Mwami Uwiteka ukijije imitima y'abumvira. Nari nkwinginze Yesu ngo unyemerere utabare isi, utabare u Rwanda n'abanyarwanda, ubuyobozi bwacu bw'igihugu, abaturage, abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange. Utabare Afurika, utabare umugabane wa Afurika, utabare umugabane wa Amerika, utabare umugabane wa Aziya na Oceania. Utabare Afrika yacu, African Community, gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi na Tanzania na Kenya na Uganda na Kongo. Utabare EAC, mbese utabare mu buryo bwose Mwami. Uzabugize neza kandi uzabukoze. Urakoze mu izina rya Yesu. Rengera imfubyi, urengera abapfakazi, utabare ubugingo bwa benshi, ukiza abarimbuka, uhombye Satani. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu, umva gusenga. Amen.